ngiye kubabwira impamvu 10 zatuma umuntu ashobora kwifata ntakora ubukwe, rwose ugasanga imyaka iri kubise umuntu akiri umusore undi akiri umukobwa kandi rwose bakuze, muri bo ntawe udakwije imyaka yo kuba yakubaka urugo. Ndabasuhuje rero mwese munkurikiye kandi mbashimira ko munyurwa n'ibiganiro, ibyegeranyo cyangwa inyigisho mba nabateguriye. Icyo nabasaba, nimureba video mujye mukanda aho hasi kuri like, ikindi mukore na comment, yaba hagati mu kiganiro cyangwa gisoje, mumbwire uko mwabibonye kugira ngo menye ko muri gufashwa, cyangwa mumbwire nibyo mpindura kuko nimwe ba boss naho jewe rwose ndi umugaragu wanyu. Icyambere rero cyangwa number 1, kutamenya neza uwo mukundana cyangwa uwo wifuza ko yakubera umugore cyangwa uwo wifuza ko yakubera umufasha. Ugasanga murakundana, muri mu rukundo n'umusore n'umukobwa, ariko rwose ntago usobanukiwe neza umukobwa mukundana, umukobwa nawe ugasanga ntago usobanukiwe neza umusore mukundana. Iyo ni ingingo imwe ishobora gutuma utahita ufata umwanzuro wo gukora ubukwe, ndetse bikaba byatuma ukomeza gutegereza uvuga uti reka uyu muntu mbanze mumenye, reka uyu muntu mbanze musobanukirwe byimbitseho, noneho ndebe koko ari umuntu dushobora kuzabana. Rero uzasanga benshi mu bantu bamenyanye cyangwa bakundanye gutyo bari mu buzima bwo gukundana cyangwa bwo kuba batekereza gushinga urugo, uzasanga batihutira gukora ubukwe n'umuntu runaka, kuko ni byiza nyine ko utakwihutira gukora ubukwe n'umuntu mutamenyeranye neza. Bishobora gutera ibibazo mu buzima bw'urugo kuko mutaba mwari mwagahuza ibitekerezo ndetse n'imico yanyu, rwose ntago iba yari yagahura. Icyo ni icyambere. Icya kabiri gishobora gutuma umuntu atinda gushaka cyangwa kubaka urugo, ni ibibazo by'ubukungu. Ugasanga umusore arakishakisha, cyane cyane nk'uko bizwi ko ngo abasore hari bo batereta inkumi ndetse bakanatangiza umushinga wo kuba bashinga urugo. Ugasanga umusore arakishakisha mu buryo bw'ubukungu, arakishakisha mu kazi, aracyareba ko yazabasha gukodesha inzu byibuze igihe kirambye, cyangwa akavuga ati reka mbanze nubaka inzu, nimara kubaka inzu nkashyiramo n'ibisabwa byo mu nzu, nkabasha no gusevinga amafaranga y'ubukwe bije runaka. Akavuga ati nibwo noneho uriya mukobwa dukundana nshaka kumubwira ngo reka dukore ubukwe cyangwa reka dupange ubukwe. Mu buzima rero busanzwe n'ubundi, kuba umukobwa n'umusore bose nta numwe ufite akazi, niba umwe cyangwa bombi badafite ubushobozi bwo gutunga urugo, bishobora gutuma habaho ibibazo bikomeye mu mibereho y'urugo rwanyu cyangwa y'urugo rwabo. Ni byiza rero nabwo iyo ubanje kwitonda ukareba ko iki kintu kitazakubaho mu rugo rwawe. Ibyo rero hari benshi babitekerezaho bakabifataho umwanya, bakagenda bakamara nyine imyaka n'imyaniko avuga ati nta bushobozi mfite, nta mafaranga mfite. Ugasanga umukobwa bakundana aramufite, umusore bakundana uramufite, ariko ugasanga gufata gahunda y'ubukwe cyangwa gutekereza ubukwe bakomeje kubitekerezaho. Icya gatatu, kubura ubushake cyangwa gufata umwanzuro wo gushyingirwa. Hari ukuntu umuntu aba afite ibintu byose bikenewe, ayo mafaranga hari, ndetse n'uwo mugiye kubana umuzi, ariko ugasanga gufata ubushake, kugira ubushake cyangwa gufata umwanzuro uvuga uti ngewe ngiye kuba umugabo, ngiye kurushinga, ngiye no kurushinga mbe umugabo, mbe papa runaka cyangwa mbe mama runaka, ugasanga ni ikibazo. Reka rero n'ubundi nkubwire ngo niba umusore cyangwa umukobwa batiteguye ubukwe mu mutima wabo, ngo mu mitima yabo bumve ko koko bagejeje igihe cyo kuba
abapapa n'abamama, ni byiza ko baba babiretse cyangwa mwaba mubiretse aho kugerageza gukora ubukwe musa nkaho muri kubihatirizwa cyangwa namwe ubwanyu muri kubyihatiriza. Ingingo ya 4, guhubuka cyangwa gukora ubukwe kubera bagushyizeho igitutu cyangwa kubera ko bagushyizeho agahato, batikora ubukwe. Dore rwose ababyeyi ugasanga ngo cyane cyane ababyeyi b'abagabo nibo bakunze kubikora, ugasanga bari guhatira abana gukora ubukwe ngo dore mwana we ndashaje, ngeze mu za bukuru, uzakora ubukwe ntabasha kugushyigikira, wa mwana we kora ubukwe se bimeze bite? Niko ugasanga rero kubera icyo kibazo abantu bagiye gukora ubukwe ariko batabanje kwifatira umwanzuro ngo babutekerezeho. Reka rero nkubwire ngo kwemera gukora ubukwe kubera igitutu cyangwa kubera agahato k'imiryango, inshuti zawe cyangwa sosiyete uri kubarizwamo, ugasanga nk'abakobwa bose mukorana bafite ubukwe, ibintu birashyushye, nawe ukavuga uti ndasigaye, cyangwa ugasanga abasore mugendana b'abashuti bawe bya bigare mu kabari n'ahandi, ugasanga bose n'abagabo, ukavuga uti ni ngewe umusore usigaye, reka nanjye bo gukomeza kunsuzugura, reka kubera ko bahora banserereza bavuga ngo kudakora ubukwe kushaje, kusaziye ubusa, kuri papa mbyirire cyangwa kuri mama mbyirire, ukavuga uti reka nkore ubukwe. Icyo gihe rero uzamenye ko ubukwe ukoze ari ukubera igitutu cy'abantu, uzamenye ko atari bivuye mu mutima wawe, utabanje kubitekerezaho neza. Ibyo rero nubikora biri mu bishobora gutuma wicuza nyuma, kandi wamara kwicuza ugasanga nta yindi solution, hakabaho bimwe uri kubona hirya no hino za divorce. Ingingo ya 5 ni ukutaba uzi neza intego y'urushako. Hari abantu usanga bakuze, ugasanga umwana w'umukobwa arakuze, umusore arakuze, ariko ntago bazi impamvu mu by'ukuri yo kuba bagomba kubaka umuryango, ntago bazi impamvu yo kuba babana, ntago bazi impamvu yo kuba habaho ubukwe. Ugasanga ntago ubuzima babayemo bigeze batekereza ku kintu bita umuryango nyine, urabyumva. Rero kutaba uzi neza intego y'urushako, ukagira gutya rero ukikubita mu rugo, ukabona ufite umugore warumenyereye kurara wenyine, cyangwa warumenyereye kugira gutya ejo ukararana na Karine, ejo uri umusore ugatumizaho na Alice mukararana, ejo ugasanga wararanye na Brandine n'abandi, ugasanga umusore yaramenyereye kwiraranira n'inkumi zitandukanye, bikaba ngombwa rero ko bagiye kumuha inkumi noneho ije kuba umugore, umukobwa bagiye kubana igihe cyose, ubuzima bwe bwose, ugasanga bitangiye kumubangamira, ugasanga nabwo rero urwo rugo ntago rurambye, kubera yuko ntago uyu muhungu yarazi impamvu y'urushako, ntago yarazi impamvu agomba gutunga umugore umwe, bagasezerana, bagashyingiranwa, imiryango ikabatahira ubukwe. Reka nkubwire rero ngo gutangira urugo bisaba kumenya neza icyo ushaka kugeraho mu rushako. Iyo nta ntego zifatika mufite, bishobora nabyo kuba hindukira imbogamizi aho kuba byaba ibisubizo. Reka rero nkubwire ngo mba ndi kubagezaho amakuru, ibyegeranyo, inyigisho, amasomo atandukanye, nkubwira ngo nimba utarakora subscribe bikore, ndetse ukandaho hasi kuri like, none bishobora ujye muri comment, nta kibazo. Uko ugenda wumva iki kiganiro ugende uduha n'amakuru yanditse, utubwira thank you, cyangwa utubwira ngo bravo, cyangwa utubwira ngo mwahindura ibi cyangwa mwakosora ibi, cyangwa utubaza n'ibindi bibazo wumva ujya wibaza ku bijyanye no kuba waratinze gushaka umugore cyangwa waratinze gushaka umugabo. Ushobora kuba uri umukobwa umaze igihe n'ukuri ufite umuhungu mukundana, ariko ukaba wibaza ngo gute nabigenza gute, kuki twebwe tudategura ubukwe, hari kubura iki? Ushakishe rero muri izi ngingo uko ari 10 ngiye kukugezaho, nuza gusanga hatarimo ingingo wisangamo cyangwa zikomeje gutuma wowe n'umukunzi wawe mudakora ubukwe, ushobora kutwandikira muri comment cyangwa kuri
SMS ubundi tukabasha kugufasha cyangwa kukugira inama dukurikije experience cyangwa research y'ibitabo biba bitandukanye n'inyandiko ziba zaragiye zandikwa n'abahanga. Reka rero nkomeze nkubwira ngo ingingo ya 6 ishobora gutuma umuntu atinda gukora ubukwe ni ibibazo by'imyitwarire cyangwa imico idahwitse ya bamwe mu bakundana. Hari igihe abantu bakundana ariko ugasanga hari imico imwe n'imwe batemeranyaho, ariko kubera ko bamaze kwisanga mu rukundo bitewe naho bakundaniye, bitewe naho bamenyaniye, bagakomeza bagakundana, ariko hakajya hazamo akantu k'uburyarya, mugahura sheri shushu bite, how are you doing, umeze neza se bebe, utuntu nk'utwo ngutwo, ariko noneho mwamara no gutandukana ukabona hari uduco udakunze tw'umukobwa ukunda, cyangwa hari uduco udakunze tw'umuhungu ukunda. Iki ni ikintu gishobora kubaheza mu rugendo, mukamara igihe mukigana ku mico, ariko uko bigenda bitinda kuba umwe yahinduka, ugasanga mumaze igihe mwitwa ko mukundana, mwarazirikanye mwese, ariko ntawe ushobora gufata umwanzuro kumva ko agiye guhita abana n'undi, bitewe nuko imico n'imyitwarire yanyu bidahwitse. Hari inenge umwe abona ku wundi, hari inenge undi abona ku wundi, ariko ntimunafate n'umwanzuro guhita mutandukana. Ugasanga mumaze igihe mwitwa ngo murakundana, imiryango irabizi, famiye mwarabiyeretse, inshuti n'abavandimwe barabazi ko muri abasheri n'abashushu, ariko ugasanga gufata umwanzuro ku bana kubera iyi ngingo ya 6 bikomeje kugorana. Niba rero uwo wifuza gushyingiranwa nawe afite imyitwarire mibi nk'ubusinzi, ubugome, ubusambanyi n'ibindi bisa gutyo, cyangwa kutavugisha ukuri, ugasanga arabeshya, ndahangaha ndi Nyamirambo kandi uri kumureba ari Huye, ese sheri uri hehe, akakubwira ngo ndi Musanze, twagiye mu bukwe bwa mubyara wanjye, kandi umukobwa uri kumubona i Kigali yakubwiye ko ari Musanze. Ugasanga rero ibyo byose ni imyitwarire iba idahwitse, irimo ububeshyi butunguranye. Umuntu nk'uwo no mu rugo aba yabeshya. Byaba rero byiza kubanza gutegereza neza, ugafata iminsi ukanatekereza bihagije uwo mukundana, ugategereza ko ashobora guhindura imico, cyangwa wabona bikomeje gufata indi ntera ukaba wanamureka, aho kugira ngo muzabane bitunguranye ubundi munatandukane. Reka nkubwire ngo ingingo ya 7 ibijyanye n'ukwemera cyangwa amahame y'ubuzima. Ugasanga umwana w'umukobwa yavutse iwabo yisanga mu buzima bw'abayisilamu, bafite imyemerere ya Kisilamu, undi afite imyemerere y'Abakristo, ari ugasanga abana byarangiye bakundanye, kandi ugasanga muri bose guhindurira undi idini, umwaka w'umusilamu cyangwa umukristo byaragoranye, bakikomereza mu rukundo, umwe ari umusilamu undi ari umukristo. Aba bantu reka nkubwire ngo bashobora gukundana ariko batazi aho bizaturuka, kugira ngo babe bakwemeranya gusezerana mu idini runaka, basezerane mu bayisilamu cyangwa basezerane mu bakristo. Ibi rero ugasanga bishobora kubadindiza, ugasanga umuntu amaze igihe kinini adakora ubukwe, atashinga urugo, ariko mu by'ukuri afite umukunzi, atari uko atamufite, aho ugasanga hari imyemerere batabasha rero kumvikanaho. Hari n'amahame rero y'ubuzima busanzwe, umuhungu akavuga ati jewe ni nkora ubukwe ibi n'ibi sinshaka mu bukwe bwanjye abantu barenze 100. Umukobwa nawe ati rero ngiye mu bukwe bwanjye buriya nkeneye abantu byibuze 500, bitabaye gutyo sinzakora ubukwe. Umuhungu ati ngiye ariko ndashaka ko dukora ubukwe, ariko tuzakorere muri sare itarengeje 400,000. Umukobwa ati karabaye ntibishoboka, sare zigezweho zikodeshwa 3,000,000, nzakorera muri rya hema muri big tent, byibuze mpamagara abo twiganye, mpamagara inshuti n'imiryango baze babone ko nakoze ubukwe. Ugasanga rero amahame yabo mu buzima, imyitwarire yabo, ibyemezo byabo bishobora gutuma aba bantu bamara igihe kinini mu rugendo, kubaka umuryango cyangwa gushinga urugo bikabafata igihe kirekire bakibitekerezaho, ariko mu by'ukuri ari abasheri, ari n'abashushu bakundana, ibindi banabifite
ariko kutumvikana gusa ku mahame yabo ugasanga byagoranye. Iyo rero mufite imyemerere itandukanye cyangwa amahame y'ubuzima atandukanye, bishobora gutera amakimbirane mu rugo. Ni byiza ko mwabanza mugahuza, mukagira aho muhurira ku gipimo runaka, noneho mukabona gufata umwanzuro wo gushinga urugo. Reka nkubwire ngo ingingo ya 8 ni kubanza guharanira iterambere ry'umuntu ku giti cye. Hari igihe umuntu aba akwiye kubanza kwiyubaka mu mibereho ye bwite mbere yo gushinga urugo. Umuhungu ati reka mbanze mbashe kugera kuri ibi, reka nzabanze nzamurwe mu kazi, mpabwe promosiyo, reka ngiye nzabanze mfashe iwacu, nakuze ndi imfubyi, nkuri iwacu nta bushobozi buhari, ngomba rero kubanza gufasha mu rugo, nkabazamura, nkabashyira kuri standard runaka, nkubaka inzu yo mu rugo, dore yanasenyutse. Yaba ari umukobwa ati nkeneye rero kubanza gufasha mama, nkeneye kubanza gukora ibi n'ibi. Ugasanga hari ibintu abantu bakeneye kubanza gukemura byo hirya ku ruhande, kugira ngo noneho babone kugaruka ku kijyanye n'ubuzima bwabo bwo kuba bavuga ngo bagiye kubaka urugo. Abahungu bamwe na bamwe niho uzasanga nyine bavuga ngo reka mbanze nubake inzu, reka mbanze nubake inzu nizakodeshwa, reka mbanze nubake, reka mbanze nteganyiriza abana, ariko mu by'ukuri akibagirwa ko ari guteganyiriza abana atanabizi kazana babyara, kuko buriya ngo abana n'umugisha w'Uwiteka, kandi rwose ngo ibindi byo rero ngo ibijyanye n'urugo n'amatungo ngo ubiragwa n'ababyeyi, naho rero ngo umufasha mwiza n'ubundi umuhabwa n'Uwiteka, kandi n'abana n'umugisha nyine uva ku Mana. Hari igihe rero abantu bipangira ibyabo ariko mu by'ukuri batazi n'ibizabaho mu buzima bwabo bugiye kuza. Reka nihuse nkubwire ngo ingingo ya 9 ni ibibazo byo mu muryango. Ibibazo byo mu muryango, ugasanga imiryango yarabanye hashize igihe kirekire, imiryango itumvikana, imiryango ifite amakimbirane, cyane cyane nakomoza nko ku miryango y'Abanyarwanda nyuma y'1994, wasangaga imyaka yagiye ikurikiraho abantu bagiye bagira amakimbirane atandukanye. Ugasanga imiryango irarebanaho ku bijyanye no gushyingiranwa, nubwo na mbere byabagaho ariko noneho byafashe indi sura. Gusa reka nkubwire ngo iyo abantu barebanyeho ku by'imiryango, ugatangira kuvuga ngo uyu mukobwa se bite, akomoka he, aturuka hehe, no mu majyaruguru no mu majyepfo, yaturutse aha, umukobwa nawe agatangira ati umuhungu ariko simusobanukiwe neza, aturuka he, aturuka iburasirazuba, aturuka iburengerazuba. Ubwo nyine menya ngo kabaye mwatangiye kuzana amacakubiri mu rugo rwanyu rutari rwanashingwa. Ni byiza rero ko niba hari ikibazo gikomeye hagati y'imiryango yanyu cyangwa hagati yanyu ubwanyu, ni byiza kubanza kubikemura mbere yo kwinjira muri gahunda yo gushinga urugo cyangwa muri gahunda yo gukora ubukwe. Mukabanza mukagira aho muhuriza, mukamenyana uko mubyifuza, mukamenya nimba umukobwa mu majyaruguru azabana n'umuhungu mu majyepfo bigakunda, aho kugira ngo mwikubite gusa mu rukundo rusa nk'urw'abana rutunguranye kandi mukuze. Mubane nimugera mu rugo mutangire gucagagurana, abana mubyaye batangire kuba victime, batangire kubigenderamo, ariko ari mwebwe ubwanyu mwifatiye umwanzuro w'ubuhubutsi mugakora ubukwe kandi mubizi ko mutazahuza. Reka mvuge ngo ingingo ya 10 ari nayo ya nyuma, reka tuyizane tuyikurure. Iyi ngingo irakomeye cyane mu minsi turimo. Iyi ngingo yabo twita ngo naba role model, abo twita ngo abatubanjirije, abo twita ngo ababyeyi batubyaye, abo twita ngo bakuru bacu, abavandimwe bacu, famiye muri rusange. Amaso abantu bayarenza imbibi, bakayarenza imisozi n'udusozi, bakareba ibiri kuba hirya no hino. Iyi ngingo ugasanga hari abantu benshi ihejeje mu rugo, hari abana b'abakobwa banze gufata imyanzuro kubera yuko bagenzi babo ari ikibazo. Hari abantu b'abagabo rwose bamaze kuba abagabo kandi basaziye mu busore, ugasanga umuntu agize imyaka 50
ntacyo yibwira, ndetse n'umwana w'umukobwa niyo atambutse rwose nta n'amarangamutima, ugasanga nta n'irari rwose bakigira. Hari abantu bamaze gukura batakigira n'irari, umwana w'umukobwa amucaho ntanamurebe, umusore yagucaho rwose ake yambaye neza, ameze neza, yifunze, uri umukobwa w'inkumi y'imyaka 35, umukobwa habe no kukebuka ngo arebe uwo musore. Ugasanga rero batangiye kugera muri ya myaka yo kuba nta santima bakigira. Ibi rero reka nkubwire ngo si ikindi kiri kubitera, n'iyi ngingo ya 10. Gutinya ko byazanga kuko hari abo uzi ko urugo rwananiye. Kuba umusore cyangwa umukobwa amaze kugera mu gihe cyo guca ubwenge, akabona amadivorce hirya no hino ari kuba, akabona mu rugo yakuriyemo mama na papa bahora barwana, barashwanye, harahiye, ejo bakanatandukana, akabona mukuru we wari warashatse hariya hirya, ejo batandukanye, yagiye atandukanye n'umugabo, yagiye mu rugo muri ghetto, umusore yasubiye muri ghetto, ejo akabona nyina wabo byanze byicanze. Iyi ngingo ya 10 reka nkubwire ngo ikomeje gutuma abasore n'abakobwa badashobora gukora ubukwe ngo bakurugo. Arakubwira ati njyewe nzaguma gutya. Hari abakobwa rero bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane, bakubwira ngo njye nzibyarira umwana wanjye, njye murera, twibanire gusa, ariko sinzashaka umugabo uza kunkubita, ntago nzashaka umugabo uza kuwundaza ku nkeke, ntago nzashaka umugabo uza kunca inyuma, ntago nzashaka umugabo uzaza akambangikanya n'abandi bakobwa benshi cyangwa n'abandi bagore. Ibyo rero ugasanga n'abasore bafashe umwanzuro ngo bazi yuko abakobwa baza mu buzima bwabo baje kubarya amafaranga, baje kubakura. Ejo umukobwa ugasanga arakubwira ngo uyu mwana ntwite ntago ari umugabo wanjye. Ugasanga rero byajemo induru, nabo bakavuga bati abakobwa baraduca inyuma, abagore bacu baraduca inyuma, dore no kwa runaka byarabaye, dore umugore wo kwa runaka yafatiwe aha. Ugasanga rero reka mvuge ngo harahiye mu miryango y'uyu munsi. Ibyo rero biri kuba imbogamizi, bikaba n'inzitizi ku rubyiruko rukiri rutoya rwagombye kuba rwubaka imiryango. Iyi ngingo ni ukuyitondera Banyarwanda, rwose mugakomeza kuyikoraho cyane. Minisiteri ishinzwe umuryango, mu nshingano zanyu, mu byubahiro byanyu, mukabasha gukumira iki kibazo kiri hagati y'imiryango, divorce ziri kuvuza ubuhuha hirya no hino. Uko rero izi zagatanya zigenda zibaho, mumenye yuko biri no kurushaho guteza ikibazo mu mibereho cyangwa mu miryango y'abakiri batoya, bigatuma ari imwe mu mbogamizi iri ku isonga ituma abantu badafata umwanzuro wo gushinga urugo. Mugakomeza kubona abana b'abakobwa babyara mu buryo twakwita ubw'ubusambanyi, ari ukugira ngo gusa bigirire abana. Ugasanga umuntu ageze mu gihe cyo kuba afite umwana rera, akibyarira umwana kugira ngo arere umwana we gusa, akarekeraho. Ariko ibyo kumubwira ngo shaka umugabo, jya mu rugo urongorwe, ugasanga ntago abyikoze. Reka rero mwakoze cyane mwebwe rero mwabanye cyangwa mwabaye munkurikiye. Reka mvuge ngo nerekera ku musozo, mbibutse ko twaganiraga ku ngingo 10 zishobora gutuma abantu batinda gukora ubukwe, cyangwa zishobora gutuma abantu bakundana badafata umwanzuro wo gushaka cyangwa wo gushakana ngo babe papa et mama. Ugasanga rero bakomeje kwibera gutyo, nkuko muri terime z'ubu biri kuvugwa ngo ni papa mbyirire na mama mbyirire. Ubukwe rero ni icyemezo gikomeye, kandi buri wese akwiye gufata umwanya uhagije wo gutekereza mbere yo kugira icyo akora, cyangwa mbere yo kugera kuri icyo cyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kubaka urugo, nzane umugabo cyangwa nshake umugore. Ibyo byose ni ukuvuga ngo ni ibintu byo guha umwanya. Nk'uko rero mbaganirije ku ngingo 10 z'ingenzi zishobora gutuma umuntu atinda gukora ubukwe ngo ashinge urugo, yitwe umugabo cyangwa yitwe umugore. Reka mbabwire ngendeye ku bushakashatsi bwagiye bukorwa cyangwa na experience mfite mu myaka yanjye. Iyo ibi bintu ubirenzeho ukabona zimwe muri ziriya ngingo harizo uri kwisangamo, igihe utabanje kuzishakira igisubizo, uzamenye ko nukora ubukwe mu gihe gito uzanakora divorce, cyangwa icyo mu Kinyarwanda twita gutandukana n'uwo mwashakanye. Niba utarakora subscribe, ndagusabye bikore, ujye no muri comment
umbwire uko wakiriye aya masomo cyangwa uko wakiriye iki kiganiro. Jewe rero nk'ibisanzwe ni John Advisor, umujyanama wanyu nk'ibisanzwe. Imana yaremye ijuru n'isi, ibaha umugisha, muhahe muronke abasore n'abakobwa, mugire rwose mwubake urugo, mubyare hungu na kobwa. Naho ubutaha. Welcome to Hyper Gospel TV.